Kuri iki cyumweru tariki ya 7 Gashyantare 2022 abakobwa 14 batoranyirijwe guhagararira Intara y'Uburasirazuba mu rugendo rwo gushakisha uzasimbura Miss Ingabire Grace ufite ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda waryegukanye mu mwaka wa 2021. Ni abakobwa babonetse nyuma y'akazi katoroshye kakozwe n'abagize akanama nkemurampaka ka Miss Rwanda 2022 nyuma yo gusuzuma imishinga ubwiza n'umuco w'abagera kuri 76 bose. Nkuko bimaze kumenyerwa mu Ntara y'Uburasirazuba abakobwa biyandikishije baba ari benshi, kuko kuri iyi nshuro hari hiyandikishije abagera kuri 98 mu gihe abageze ahabereye ijonjora ari 78. Ni mu gihe babiri batabashije kunyura imbere y'akanama nkemurampaka kubera ko bitabiriye ijonjora mu zindi ntara kandi bitemewe. Abakobwa 14 ngiye kukubwira nibo batoranyijwe guhagararira Uburasirazuba, biyongera ku bandi 27 baherutse gutoranywa mu Burengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Iri jonjora ryabereye muri Silent Hill Hotel iri hafi y'umujyi wa Kayonza. Kuri iyi nshuro kandi nabwo akanama nkemurampaka kari kagizwe na Munyaneza James, Murerwa Eveline ndetse na Mutesi Jolly. Umukobwa wa mbere watorewe kuzahagararira iyi Ntara y'Uburasirazuba mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2022 yabaye Ikirezi Musoni Kevin wari wambaye nimero 11, Uwaseteta wari wambaye nimero 40, Mwiza Olive wari wambaye nimero 24, Nzamukosha Patricia wari wambaye nimero 66, Mutoni Pascaline wari wambaye nimero 60, Umulisa Lidvin wari wambaye nimero 45, Keza Nadia wari wambaye nimero 71, Uwase Lucy wari wambaye nimero 23, Uwase Esther wari wambaye nimero 64, Nkusi Linda wari wambaye nimero 29, Mugabekazi Ndahiro Queen wari wambaye nimero 73, Umuhoza Yema Pascaline wari wambaye nimero 10, Ibirezi Noella wari wambaye nimero 35 ndetse na Nzobe Nikita Iman wari wambaye nimero 17. Ngabo bakobwa 14 batorewe kuzahagararira iyi ntara mu marushanwa yo gushakisha uzaba Nyampinga w'u Rwanda wa 2022. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.